Ndabizi uranyumva umva aya magambo, umutima wankutirije ngo urende uwawe kandi mbona uwawe wibereye kure cyane, aho ni wowe ugabiye nje nkaba ndaho ndaramiye umuyaga. Oya ariko ndizeye, nyemerera none nkubwire ukuri naho size inyuma, aho nkubeshyera uranyomoza, reka mere ku buranga mpora ndangamiye ndaramira bugatuma ndara ndirimba ngo ndebe ko nawe ugenza umutima wanjye. Ariko none naba n'inyuma yahuye nawe uti bimubwira hari kera, ubu bose bifuza ijambo rimwe ibirenzaho igifu kigakora akazi kacyo. Ntega amatwi unyumve neza, iby'igifu giseye aho bijya turahazi, ibi nkubwira ni akadasazi, iyo bikomejwe neza n'Imana ntibigira garani, ndetse binabera benshi urugero rwiza. Bwiza nahwema gutekereza gute nakwitesha nakurose, nagutekereje kandi nagukunze, none ngo nkureke ugende, nugenda ugendane nanjye sinabaho utari ni we tara ryanjye. Reka mvuge uburanga buzira uburumba, reka mvuge imico myiza izira uburara, reka mvuge seko nziza izira uburyarya, reka mvuge ubwiza bugaragarira buri wese, rega nutabona aha yabureba. Sinakubeshya ngo ubu ndatuje naratura iteka muri wowe, ukasura nkagusabanira tugasusuruka tugakina saye n'ibindi byinshi, ko natuza iteka itara rikaka ubutazima. Ubu nakubeshye ndiho nariho pe, kubaho utari n'agahinda, kandi niyo duhuye ntiwanahindukira ngo undebe, mu gihe nge ndeba nkahera iyo ndeba iyo ndoro yo. Ese ubundi iyo ndoro yandembeje ite? Ubwo bwiza se bwo ni gute nabukunze bigatuma buri wese ambonamo inzazame, aho nyuze hose bakagira ngo naravangiwe. Erega naramubonye mva mu byanjye, mbega urwego singiye kuba inganzwa mu rukundo, uzace n'ahandi.